Jean Pierre uracyamenya kuganira ahubwo birageze abasaza se ko turangwa n'ibyo aha se rero ni impamba n'iki aka ni impamba kugira ngo tugume dutaramane igihe nikigera ukampa umwanya tuguha kijambo none se nabavuye ko nunzi nakumva mutware mwiza ni impambo nzaniye cyangwa ni impamba yawe bari bakugeneye umpayeho oya mubyo nitwaje naje nzi ko uri bume ku mpamba nari nzi ko ndi buguture mu biro rufite none ko ntawe utura impamba oya impamba ni mfite n'ibindi niba ufitiye impuhwe ntugire ubwoba nubwo ari wowe ntabwo nakubwira ngo wicare utuze ariko uzi ko hano usanzwe mazi urumva nshuti yanjye muri nziza iyo umuntu aguhaye impamba aba agira ngo ugende kandi utaza kugira ikibazo mu nzira none ubwo umpaye impamba se mpaguruke ngende nkasomasoma bigenze iyo ni ituro naguhaye ni ituro nagutuye nk'uko bisanzwe bigenda mu migenzo noneho iri ni ituro ntabwo ari impamba ni ururimi rwari rugeneye inshuti yawe amahoro ndamutse nicaranye na ba Modesta bakabona nakiriye impamba nkicara avuga ati umusaza rega yakwirukanye mu gitaramo nibyo dore ituro ntabwo ari impamba ni amashimesha ubwo byawe urakoze inshuti yawe ni byiza ubwo ni tugubwe neza igihe nikigera nigira amahirwe kongera kuba naganira muri iki gitaramo mwongeye ko mu mwanya byaba iby'agaciro cyane murakoze dore uko bigiye kugenda rero nkuru nziza icyambere ndabanza ntangariza abana kuri inshuti yanjye abantu bashobora y'umuryango muri inshuti yanjye n'umuryango ariko se mubaze ikibazo ubu baye inshuti yanjye ntabwo uri inshuti ya Modesta ndabyumva neza ntabwo uri inshuti y'uyu uko ari murumuna wanjye ariko bisobanura ku buryo bwumvikana uri inshuti yanjye kereka nibo bihaka Modesta na Jean Pierre munshakira urupapuro twandikira ko uyu mugabo nta bushuti dufitanye ndumva bwanze oya ngira ngo aratebye nk'ibisanzwe uri inshuti yanjye nturiyo ndiyo niba uri inshuti yanjye rero genda uhine umugongo nkugisha inama niba kandi uri rubanda mbwira muri abari uwambere inshuti mba ari we nyigisha urumva ni abarubanda koko jya hariya rero nkugisha inama nshuti yakoze mukuru inshuti yanjye inkuru nziza databuja mwiza witwa Abedi ni izina rya gikristo nibyo rwose ntabwo uri hashituki ntabwo uri haji nta nubwo wakwita shehe ku musozi ndagusaba gukuramo ingofero nkakureba uruhanga amashyi nk'uko byarawe uriya abantu babemerewe kuganira bambaye ingofero ni ukubera imyizerere nibyo nk'abisilamu turabibubahira kandi ntabwo bitugora ariko iyo tubonye umuntu ushaka kubigana bamwita umukafiri turavuga tuti batamukubitira ariko we nturi we uri umwizeramana we mugenzi wawe nibyo rwose hanyuma rero nshuti yanjye ndagushimira ko utatugendereye inkokora zireba inyuma watugannye utwereka ko iwanyu ari amahoro nibyo kandi kwa Jean Bosco Samvura iyo mugize amage turabimenya rwose kuba mwaje gutya bitweretse ko iwanyu ari amahoro rwose uwatumira yatumira mwebwe utubwirire Samvura urutoke rwawe ntirukajyemo umuyaga narumva rwose umubwire uti kandi ujye ugira icyo utanga n'icyo usigarana murakoze cyane umuhamirize yuko itoro rye ryashimwe ingata ntabwo tuyirengeje urugo tuyishyize mu ruhame murakoze cyane hanyuma rero nakubwiye ko
ndibaza ko benshi muri mwe bafite ubutumire bwacu ko dushyingira umukobwa, ndibaza ko mwese mufite ubwo butumire nawe urimo. Ibyo rwose. ubu rero mu gihe abaza kudusaba umugeni batarahagera, ndagira ngo mube mugisha inama. Ufite umwana w'umukobwa ukamubyara ukamurera agakuru ukamwishyurira ishuri, akaba ageze igihe arenze irera ribi, wamushingira umuryango ufite ibihe bigwi? Ese umusore wagutwarira umukobwa ukaryama ugasinzira yaba afite bigwi ki? Niyo nama nkubaza. Inama nanjye nayiguha, byaba byiza umuhaye umusore wubaha Imana, wubaha Imana, utinya n'Imana. Iyo mubonye umukwe mwiza, kubera ko ibyo yakora byose agarukira Imana, kubera ko atinya Imana akaba anayubaha. Ndumva aricyo cyangombwa, nicyo washingiraho ku musore, nicyo cya mbere. uwo musore se yaba ava mu muryango wo umeze ute? Mbwibyo umusore ndabyumvise. Yewe ku magambo ndi bugumye kukubwira, nakubwira ntabwo ndi umuvugabutumwa, nakubwira amagambo ashingiye ku Mana. Ntabwo nzira Imana, nanjye ndi ku Mana wemera. Nateye ishoti Imana nasingiriye umusaraba, kubera ko umuntu utinya Imana aba afite uburere. Uburere aba yarakomoye ku babyeyi bubaha Imana bakanayitinya. Aba afite umurongo wo kuba umugabo utararengaho. Aburahamu ni sekuruza w'abizera, akomoka kwa Teri, kandi Teri ntiyubahaga Imana. Umuntu rero ni gatozi. Mbwira ibigwi by'umuryango, kuko umwana ashobora kubaha Imana ise ntayubahe, kandi ntibimubuze gusabana n'Imana. N'ufite ibitekerezo byiza yakubaka urugo. N'ufite ibitekerezo byiza yakubaka urugo. Yego. Wifuza iterambere. Yego. Ryiza mu muryango. Yego. Yaba yarashatsemo n'uwe bwite. Yego. Abavuyemo umugabo mwiza. Uwo musore mubonye nanjye namushingira umeze utyo, turavuga rumwe kanakurira rwose. Banagushimire rwose, umpaye ibitekerezo byiza ku musore, kuko umusore yubashye Imana akayitinya, akaba ashaka iterambere, aba yaramenye ko umurunga w'iminsi ari umurimo, yaba akunda umurimo. Niko bimeze. Mwene uwo musore rero yatuzanira ejo heza, niko bimeze, ariyo wahereyeho kare. Ariko ndakubaza, insimbatazo y'umuryango yaba akomokaho washingira kuki ubagira ba mwana wawe? Kugira ngo bagire ba mwana banjye, wabareba iki? Wabashima iki? burya umuntu ntabwo wahinga amasaka usarure igitoki. Ntabwo nk'uko utahinga igitoki usarura amasaka. Yego. Ni ukuvuga ko ibyo dukora byose kuri uwo musore ni uko aba afite aho abikomora ibyinshi. Nubwo bavuze ko byaba ari gatozi, akenshi 80%. Yego. Umuntu aba afite abikomora mu muryango, kuba yarabonye se ari umugabo. Yego. Yaratojwe kigabo. Yego. Akabintora agahagarara umuryango. Yego. N'uwo musore akura ari umugabo washinga icuma ahantu ukaba utamujegajeza. Ubu uyu mwanya wemeje yuko urubyiruko rwose ruri iwawa nta ruhare babigizemo, ari ukubera ababyeyi babi. Uyu muntu ari n'abaturanyi bawe, ubwo ariko umuntu arivukira. Umuntu arivukira. Ungarukiye aho nshaka rero. Umuntu arivukira. Uramutse uvuze gutyo wakwibaza uti kubera iki Samusoni atumviye ababyeyi akajya gushaka mu Bafilisitiya bakarinda ngo bamwogoshe umusatsi?
ukavuga ngo buriya Manowa nawe niko yari ameze. ariko se twaterera iyo umwana umuntu arivukira ariko ntabwo uterera ahubwo buriya kugira ngo uve mu mbundo y'umuryango bavuga ibintu baziho. Tugende nge kubaza ibyo usubiza. Samvura yugamisha abantu imvura ishotse rwose n'imfura barahugama n'imfura rwose. Buriya niba bahugama ni umuntu mwiza, kubera ko umuntu arenga ingwe eshanu eshatu akugama no ku rubaraza ahakinze ariko yumva hari amahoro. Birumvikana niba bugamiye we bamukomere mu mashyi. Samvura araza abantu ijoro riguye nta kibazo agira. buri ngo nyinshi ntabwo abantu baziraramo. Umuntu arabungabunga afite inshuti nk'icumi akajya kurara mu irondo avuga ati sinarara kwa naka, niba hatari imbere ashobora no kubacuragura. Niba araza abantu nawe bongere bamukomere amashyi n'imfura. Umwana cy'umwuka byawe mu cyane nongere mwibarize ndakumva mutware mwiza. Samvura abantu acira karurutega bagabira inka rwose ni umugabo utajya wagito mu buzima bwe. Abantu rero wavuyemo abazi bagukomera amashyi ntabwo rwose nanjye Samvura n'umukomozi ni umugabo mwiza. hanyuma rero nshuti yanjye ndagushimira ibitekerezo byiza umpaye bingaragarije umusore ndi buze kugushingiraho ndetse n'umuryango umeze nka Samvura. Nibaza batameze nko kwa Samvura ndababoneze abazanye kandi ufashe tubakate mbone rwose humura. ubimfashemo humura rwose. ibitekerezo nagushakagaho rero birahagije. Ibitekerezo nagushakagaho birahagije. Murakoze. Terura karahure dusome ku nzoga ku buzima bwacu n'abacu, buri wese asomeho. Umugabo mpaye umusanzu mwiza.